Reka dore zikaza abakunzi bose ba Hotime TV, akaba ari umwanya ngo tubazanire amakuru menshi atandukanye aba yavuzwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mu gihe kuba nanjye Jodo Santos Savera hamwe na Jackson Rugamba cyangwa se Truster. Kuri munsi rero tukaba twateguriye gahunda yo kugira abantu ibintu byinshi biba bitandukanye biba mu masaha 28. Ubundi mu buzima bwacu bwa buri munsi umuntu abona umunsi bucya bukira, ariko ntabwo tuba tuzi byinshi cyane byabaye. Uyu munsi nka Hotime TV twabazaniye byinshi cyane biba mu masaha 28. Ndabizi ko buri wese uza kubyumva araza gutungurwa. Hari bimwe byo wenda muraze guhakana, ariko niko kuri nibyo biba mu masaha 28 ku isi yose. Impamvu abantu benshi bashobora kubihakana kuko abantu benshi ndabizi ko batajya bafata umwanya wo gukurikirana ibintu ngibi. Niba umuntu bawenda abona amasaha avuye mu rugo mu gitondo aragiye agira ibyemo iriwemo akongera agataha. Aho gusa ndabizi neza ko umuntu yaza kurikirana iki kiganiro twategura kuri munsi naza gusobanukirwa byinshi bitandukanye mu masaha 28. Wibuke gukora subscribe, reka tuze tubabwira byinshi cyane by'ingenzi mu masaha 28. Ni Hotime TV. Joe, nkuko twatuje mukanya muri intro tubivuga, ni byinshi cyane ku byerekeye umunsi, ku bintu byinshi cyane biba ku munsi umwe twe tubona gusa bucya bukira. Ubona ubyuka, ubona uryama, ukavuga ati umunsi ni watangiye mu gitondo, saa sita nizigerwa amasaha 28 arabageze, ariko hari byinshi biba mu Joe. Nira ku munsi umwe amasaha 28, umunsi ugirwa n'amasaha 28, ugirwa n'iminota 1440, sibyo? Kandi abo benshi usanga ibyo batakunda no kubibara, ugasanga no mu masegonda nibura amasegonda agize umunsi n'amasegonda 46,800. 46,800 niyo amasegonda bagize umunsi, kumva? Kandi ndabizi ko ku munsi umwe uba mu bintu byinshi bitandukanye, kandi akenshi n'ujya no kubyumva ubona ko ari byinshi biba bitandukanye kandi bitangaje, sibyo? Rero mu kinyamakuru dukira nyene inkuru dukishika ikinyamakuru kitwa Elite Readers, mu nkuru yacu 20 things amazing things that happen all around the world in 1 hour. Ukumva kiza kivuga ku bintu byinshi bitandukanye biba masaha 28. Ese ibyo bintu nibiyesa ibunasho kwibaza nibi ibintu biba masaha 28. Impinja 365 ziba zimaze kuvuka ku isi ku munsi wose, ku munsi wose masaha 28. Kwiyumvisha gusa impinja 365 twumva ko ari ibintu birenze, ariko ziba zivutse ku munsi mu bitaro byose bitandukanye. Ikindi imodoka 142 zigurwa ku munsi umwe. Ibi ngibi tubikura mu kinyamakuru gitangaza ko uramutse mbese muri icyo kinyamakuru handitse ngo zose uramutse uteranyije n'inzira ku umurongo umwe zaba zireshya n'ikilometero 512 nizo ibirometero 512, kumva ni ibirometero birebire cyane. Imodoka zose zazimuguzwe mu munsi zose zazo ku munsi umwe, uko ari imodoka 142. Mu gihe tubona imodoka imwe itambutse ugategereza nk'amasaha akavuga indi biratambuka. None mu ndi nibura amasaha 28 nibura abantu miliyoni 18 baba bizihiza umunsi mukuru w'amavuko bavukiye. Miliyoni 18. Bivuze ko ku munsi miliyoni 18 zazavutse. Ntabwo twe twabyimbisha kuko wenda haryo ubona havutse ndikana kabuzi wenda nk'ubushize sitatu kumva ko ari bo bavutse, ariko bavutse miliyoni nyinshi, 18 miliyoni nyinshi cyane. Naho mu Bushinwa toni 510 z'umuceri nizo ziba zimaze gusarurwa ku kanya mbese mu masaha 28 toni 510 nizo zimaze gusarurwa z'umuceri. Uko kwa ibintu babitangaje. Ukumva ko ikindi amagi agera ku 190 niyo aba amaze guterwa n'inkoko ku isi yose. Amagi turya amagi 190 mu gihe muri arigishobora gusa kumara umunsi wose muri gisinyi kwiruka gushaka amagi wayabuze, aho ku isi yose muri 190. None nibura abantu umbe ikintu abantu bajya bitiranya, abantu nibura ku munsi bakoresha ubwiherero inshuro miliyari 232 ku munsi. Truster muri minsi ukoresha icyo ukoresha nk'igihe kingana iki kujya muri toilette nk'icyo zindi muri mwe gusa cyakabiti. Mu byose iyo tubari hamwe tugo kumva ku isi miliyari 232 ni myinshi cyane. Uno tugakoresha ngo nibura amazi tugera mu bwiherero dukoresha 50% y'amazi dukoresha twiyuhagira. Byamazi kumva niki 50% y'amazi twiyuhagira noyo tuyamara tuyajyana. Ijeri binago byoroshye. Byo nyine umuntu umwe hano bavuze ko byibuze umuntu umwe akoresha ubwiherero iminota 20 ni ku mpuzandengo. Niba wenda ujyamo iminota 2 undi wenda ajyamo 18 uwo hari kunata bihuriza hamwe, ariko byibura mwakoresha iminota 20 ujyamo mu gitondo se. None hari n'abandi ariko bajyamo bakamaramo
Uganda bishobora kuba byateranyijwe ubu ngubu 2, 3, 4, 5 ubona ku munsi ukagera ariko cyagenda ajya inshuro 2 iminota 10 20 bigeze cyangwa ukajyamo ukamaramo icyarimwe 20 hanyuma kwita singana nawe trust ku munsi haba hamaze gutemwa ibiti 67 ibyo biti bimaze guto ku munsi umwe no ugada gusanga muri ibyo biti batemye harimo ibiti 46 baba byakozwe mu nda nka envelope zo dukoresha tujya guhaha ugasanga noneho n'ibindi biti 21 ni ibikoresho bikoreshwamo abakora zino za papier hygienique ibyo tujya ku mu bwiherero rwo niba bitangaje nibura ku munsi ujya kubona uje no kubona dufate nk'agace dutuyemo mara cyo kumara ibyumwe bitatu cyangwa 5 nabo ni igiti baciye ariko ku isi yose muri rusange ku munsi abamaze gucibwa mbavuze gutemwa abamaze gutemwa ibiti 67 n'ibiti byinshi cyane none ukabona ibi byinshi bivamo impapuro za envelope n'izindi zivamo papier hygienique akandi kantu gato ubundi hano ku isi buri muntu byibuze aseka inshuro 15 mu masaha 28 byo nyine tukigirangamo nazetse ingisi ya 20 waringi akandi kantu jo umutima w'umuntu utera byibuze inshuro 1,124 zishobora kwiyongera cyangwa se zikagabanuka ubwo urumva hano ni impuzandengo inshuro 1,124 ni inshuro nyinshi cyane umutima utera nibura kuvuga ko ku munsi umwe umutima wanjye utera inshuro 1,124 hano ariko banditse uravuga ati hari igihe byarengaho biteye kuko n'undi mutima wawe urimo gukora cyane ufite nk'ubwoba ariko umutima wawe utera kenshi cyane hano igenda twagize n'ibibazo nk'umuntu yarwaye kuko n'undi mutima uba wahagaze ukubona ko bigabanyukaho izi ni inshuro ariko ku mpuzandengo ni uko babingana tusa ku mpuzandengo rero buri muntu aba akoreye nyine amadolari y'amanyamerika 16 sibyo tuyavunjije mu Nyarwanda nyine tukagena mu Nyarwanda nibura ngo nose abakoreye 10,328 urumva gusa umunyamerika kazi ariko njye ni ibintu nibaza nk'ukuntu umuntu ku munsi urumva ashobora gukorera amayero 650 mu mafaranga y'amanyarwanda we amafaranga wiyinjiza ko bakujya kuyinjiza miliyoni 564 200 ni amafaranga menshi cyane aya mafaranga bayaguhaye wowe uzira hejuru ntabwo azirinda nta n'ikintu azakenera mu buzima ati mu Nyarwanda amafaranga bahagije ko nanga nubwo ndanditse ngo wenda umuntu ku isi wenda bakoresheje 13 siko wenda twese nyine no muri Afrika wenda twatatu twumva ko ari kukuri akandi kanjo ku isi nibura umuntu abateye intambwe zingari n'ibihumbi 8 muri iki gihe cya stay home ubwo nasanga ugiye wizunguza nko mu rugo okay yego ariko gutya nyine ni ku mpuzandengo birumvikana kubera ko niyo urwaye wa mugani sinzi ko neza ntambwe ndazitera sinzi cyangwa ariko nyine iyi niyo mpuzandengo ya buri munsi mu masaha 28 turasa twavuze ku mpinja umunsi ndango abavutse impinja 165 ariko mu Bwongereza ho nyine haba hamaze kuvuka imbeba 93 numva ari simbe niho barizwe imbeba nyinshi ndabizi ko rero wumva no ku mastade akomeye ukajya kumva arabonetse imbeba runaka ngo zagaragaye mu kibuga zifite n'amazina ikindi kintu jo mu masaha 28 ku isi haba hamaze gukubita inkuba zigera ku 18 haba imitingito 2,200 ntabwo twabyiyumvisha ari gitwe mu Rwanda twumva umutingito tukabona n'ikintu gitangaje ariko isi ni nini kuri imitingito 2,200 ni imitingito myinshi cyane bishoboka uko mugana ujye no kureba hari n'ibindi bihugu bikunda kubamo ibintu biba bizwimo cyane kuba harimo imvura yakunda kuba inkuba ibintu by'imitingito wenda umuntu ashobora kwibaza nkanga akavose ko njye mara umunsi umwe ntumvishe umutingito mu Rwanda cyangwa se nta nkubona numvishije ntabwo ngo n'ibintu byose biba mu Rwanda ni ku isi yose muri rusange niba ku isi yose muri rusange n'ahandi I'm truster nibura wamugani twese tubivuga tubikomora ko buri muntu nibura ku munsi akoresha iminota 12 iminota 12 yuhagera hari abantu nyine bajya ugisanga andi
68 ni inshuro nyinshi cyane. ubwo ni ukuvuga ko bingana na kilometero miliyoni 270 n'ibihumbi 369 na 792. kumva ni myinshi cyane kilometero cyinshi cyane. akandi kantu Joe, miliyoni 200 nibo bantu bakora imibonano mpuzabitsina muri ayo masaha 28 agize umunsi. miliyoni 200 nizo abantu mani ifite akazi. akandi kantu tiriyoni 50 z'utunyangingo tw'umubiri nitwo tuba tumaze gupfa, umubiri ugahita udusimbuza. ukumva nk'ukuntu twita nyine ibiturinda muri twe ko ari abasirikare baba bamaze gupfa. tiriyoni 50 z'utunyangingo gupfa buriya bazize nibwo kundi usanga umubiri wunaniwe se izi ndwara iki byose babirwanya umubiri. Trust rero abantu benshi bakunda kwitiranya ibintu sibyo. Dore ikintu kiza gutangaza abantu benshi, niba twumva ko telefone zituruka i Burayi twumva ko i Burayi ni ahantu batuma telefone, ariko barakubwira ko nibura mu Burayi mu Bwongereza ku munsi umwe abamaze kwibwa telefone amaze kwiba telefone 5500. nizo telefone zose zimaze kwibwa. noneho imodoka zigera nko mu modoka 5660 nizo zimaze kumenwa nyine ibirahuri bashaka ngo zibwe nyine ibintu byinshi bitandukanye babirimo. Rukuba ko ni mu Bwongereza menya hari biri mu bihugu bya mbere, kimwe mu bihugu bya mbere ukunda kugira utuntu tubazo ko urumva ni imbeba zirafuka, abajura, amatelefoni baraziba, ibintu ngibyo. Bwongereza bari mu bwinshi Bwongereza baracyafite amatwara ya cyane. Akwa mugana usanga ariyo mpamvu buri nyine guje kumva ko nyine abajura bashaka kwiba nyine nk'izi modoka, abajura bashaka kwiba zingana na 5760. kumva ni imodoka nyinshi cyane, ibyo birahuri bimenwa. ikindi kintu, imbuga zo kuri internet 17250 nk'ururwa nyine ukenda nk'urugero dufashe nka Depa Films TV nizo ziba zimaze kwinjirwamo na buri mushimuzi nk'abahaka. ukumva byo nyine abahaka 17250 nibo bamaze gusura imbuga zitandukanye bahashaka ngo bahaking. None ikindi kintu ndashaka kuba wamenya, nibura Trust ku munsi ndengo byibuze umuntu avuga amagambo 46 48. ntabwo nyagize nkurikije Trust turavuga byo nyine amagambo tuza kuvuga. None kujya gusanga abagore bo nyine bakora amagambo kuvuga sibyo, nibura bamara iminota nka 298 baganira byinshi bitandukanye. baganira utuntu kuri bagenzi babo. Abagabo bakoresha ngaya umugabo wasanga ari nk'ijana. ikindi kintu, kibona umwe miliyoni 20 nizo ziba zimaze kugaragara mu kirere. kibona umwe ni nka gusinabita nk'iki mu Kinyarwanda nyine nyine ikintu cyo kigaragaye kibona umwe n'umwese. dore hari fata wenda nka komi kurundi ubonye nda nka Boeing wenda urugero sibyo. kibona umwe nayo ni nka kuriya ni nk'ikintu wenda gica mu kirere sibyo, mbese kiba kiri mu kirere mu buryo busa nyine nk'aho butangaje. ntabwo ari buri muntu wese ukibona. no ku isi kibanwa na miliyoni 20. kwa kundi wenda urugero niba wenda hano wenda ukibonye ashobora kwenda ni Rusizi wenda ukibonye gutya n'undi na hano no mu mujyi nahe hose. niyo mpamvu usanga umuntu akubwira ngo Joe cyangwa se Trust mbonye ikintu runaka akukari kubona wenda njye kureba nsanze cyarenze wenda wakibonye giti cyawe. Trust kuri internet rero abantu benshi bakunda kubona ibintu byinshi bitandukanye. gusa ni kuri internet haba hari ibintu bimeze gute. Kuri internet ubundi abantu uyu murakoresha internet haba haberaho ibintu byinshi bitandukanye. haberaho byinshi cyane, haba gusura ama Facebook, gusura ama WhatsApp, buri kimwe cyose baba bagiyeho. Rero Trust nk'uko nyine amakuru dukesha ikinyamakuru kitwa Adway gitangaza ko byibuze muri 2013 hari miliyari 2 kumva na 500 ku isi hose nyine bakoreshaga internet. icyo gihe rero bibari 1/3 cy'abantu bose musanga koko kera ntabwo bakunda gukoresha internet. Internet abantu bishatangiye kwiharara cyangwa se bakuyikoresha vuba ngaho tukura ko kuri ubushakashatsi bagenda bakora ako wenda ujye kuri nka 2013 kumanura. icyo gihe abantu bishatangiye wasanga bisangaga muri internet cyane, kubera ko byo nyine gusumva niba muri 2013 bari miliyari 2.5 uyu munsi bikubye inshuro 4. inshuro 4 cyane. Ega technology yakataje. mu nkuru y'ikinyamakuru Guava
igira iti how much data is created on the internet each day. Urumva? Ku itariki ya 8 Nzeri 2016 bakoresheje imibare basobanuye ibiba bikozwe mu gihe cy'umunsi umwe ku isi yose kuri internet. Urukumva ni ibintu byinshi cyane bitandukanye. Jo wenda nk'urugero umunsi umwe kuri Twitter tweets miliyoni 50 nizo ziba zimaze gukoreshwa ku rubuga rwa Twitter, naho ubutumwa bugera kuri miliyoni 40 akaba aribwo buhererekanwa cyane. Kuko ndakubona kuri Twitter nyine mu butumwa bwo kuri Twitter urikumva ni miliyoni nyinshi cyane, miliyoni 40 ku munsi ni menshi cyane. None mu bintu wenda bifite igihe kingana n'amasaha miliyoni 4 nibyo biba bishyizwe ku rubuga rwa YouTube. Kumva nkuko ngunda kuvuga ngo miliyoni 4 million hours of content uploaded on to YouTube. Nyine usanga kumushize indirimbo ushize to video ku munsi babingana na miliyoni 4 ni nyinshi cyane. Akandi kantu Jo miliyari 3.6 nizo zilikinga nizo like ziba zimaze gukorwa ku munsi ku mafoto ashobora ku rubuga rwa Instagram. Urubuga rwa Instagram ubwo usanga rwateye imbere mu Rwanda rurakoreshwa cyane. Miliyari 4.3 nibwo ubutumwa bunyuzwa kuri Facebook buri munsi, naho miliyari 5.7 nizo likes zishyirwa ku butumwa bwa buri kuri Facebook irakoreshwa cyane. Akandi kantu kuri Google ku munsi abantu bashakiraho ibintu binyuranye inshuro miliyari 6 muri miliyari zitugisize nkuko nawe twabitsinda koko Google buri nk'ukora baza Google ni buri kintu cyose baza Google nubwo ubona imbuga nyine nkoranyambaga ari zimwe mu zikorwa ibintu byinshi sibyo, wenda akaba ari nazo waboneyeho nyine inkuru nyinshi zitandukanye nyine zigenda cyane. Ni inkuru de kuzayikora ku rubuga nkoranyambaga. Ntuke ko email nayo itagikoreshwa cyane. Ubushakashatsi bwakoze ku kigo cya the Red Cat Group bwagaragaje ko muri 2015 email miliyari 205 arizo zoherezwaga mu munsi umwe. Kumva iki kigo cyagaragaje ko nyine muri 2019 iyi mibare izaba 2019 yazamutse 2019 cyangwa 2022. Wabwo kumva byine nk'uyu mwaka muri wenda nka 20 mwaka turimo cya 2021 bizabyarazamutse cyane. Byonyine wenda bikagera nko kuri emails miliyari 246 zidajya zoherezwa ku munsi umwe. Kumva ni emails nyinshi cyane. Jo muri aya masaha 28 hari byinshi cyane biba. N'ibindi bintu bitwavuze ntabwo ariko byose biba. Hari byinshi cyane biba, hari byinshi cyane wenda bigenda nko mu byaro cyangwa ahantu hatandukanye wenda byo batagiye bandika. Ariko ibi ngibi ni bimwe mu bikoreshwa biba bimaze kuba muri byinshi byavumbuwe bimaze kuba muri aya masaha 28. Ubwo n'aya masaha 28 ufite byinshi cyane by'urigano, ufite byinshi cyane byo kuri kuba umaze gusobanukirwa. Ese aho ngo wicaye uraza kurikira inkuru, ese niki kintu cyaba cyagutangaje muri inkuru yatunganyije cyangwa se yateguwe, niki kintu kiza kuba cyagutangaza? Ese koko nawe maze waseka inshuro 15 uyu munsi izo mbeba twirukanga dushaka amapusi muri 1993 bivuga mu Bwongereza ari mu Rwanda byagenda gute? Watunga injangwe nka 200 mu rugo bishaka ko wenda buri muntu wese yakaba afite nk'indaba nk'icumi. Trust reka bose dushimira abantu bose. Turabashimira mwese mwadukurikiranye. Iyi ni Hot Time TV, hari byinshi cyane twaganiye kandi ndizera ko nkuko mbivuze hari byinshi cyane nawe urisobanukirwa. Yari Truster, yari Joe de Santos. Mukomeze gukora subscribes kandi n'inkuru zacu muzisharinge hose. Banagoma mu rugo. Be blessed, muguma mu rugo mukarabe.